nanibutsa ko dufite itegeko rishyashya rya 2024 ngo hari indishya abantu ryo mu kwezi kwa gatandatu ejo bundi yego nta nameza ngaheri yambara so hari amariko bivugamo cyane cyane nko muri za stati n'uburyo imiryango iyoborwa ibyo ngibyo nabo twabijyamo noneho ukuvuga ngo uyu munsi Rayon Sport Association ari nayo owner ari nayo nyiri Rayon Sport Sport Club cyangwa se Rayon Sport FC birasaba yuko ibanza gufata icyemezo cyo kuvuga yuko icyo kintu cyari iyo product yabo bayeguriye company kugira ngo muri make nkuko inteko rusange ya Rayon yazemeza iti twemereye Rayon Sport twemeye ko igiye kuba ikigo ubwo rero metre yabuze metre ndabona mubuze ko nagira ngo abe watuganiriza ku biri feasibility na lego na legalite cyangwa se ibijyanye n'amategeko ubundi ku bijyanye n'uyu mushinga wa Rayon Sport kuko ukabanye gato indirimbo kuko impamvu hano ko twayikuze kujyaho impaka ntago abantu benshi bumva kimwe n'ubu kubwira umushinga wenda nka Samira bashaka kubwira ati ko umushinga wari ni mwiza ukamaze ate se metre ko mbona umenya yarajera metre uratwumva ariko rero wakuramo aho hantu ugashyira gutya n'abantu bakomeje kurekera ari benshi metre yego abantu barimo kunenga ko batanyumvaga yego ngenda kumva ni metre rero Maurice Munyentwari uri umusportifu kandi turagushimira ko twagusabye ko waza kutuvugishaho gato ukatubonera kanya ku mushinga maze iminsi uvugwa muri Rayon Sport twawuganiraho kuri bijyanye n'icyo wakora iki n'iki ariko wowe nk'umuntu w'umunyamategeko w'umusportifu uyu mushinga wawumvise ute impungenge mu mategeko ndetse n'ibyaworohereza niba bihari cyangwa byabibera nk'imbogamizi mu bijyanye n'amategeko urakoze cyane Regis hamwe na n'umutasi Rikari metre ndagusuje cyane se umutasi ko ubutasi byo bukemanga neza yes Rikari hanyuma no mushiki wanyu wundi mwese ndabasuhuje yego so umushinga ubwawo ntabwo ari mubi umushinga urebye football moderne ntabwo ibi bintu byo kuvuga ngo imiryango idaharanira inyungu imiryango itari ya leta ubona ko ari ibintu biri navuga ngo biri arikayike muri football moderne ni ibintu bishaje byataye igihe ni ibintu bishaje ariko nitwana binenga gutyo kuko naho mu gihe cyabyo byarakoraga ariko ubu isi yaramuvinze cyane bivuze ko n'abantu bagomba kumuvinga kugira ngo nabo batere imbere babe muri analogue n'ureba amakipe yose akomeye urasanga bayamanaginga under companies yego donc bayamanaginga muri format y'ubucuruzi so na Rayon Sport rero birashoboka ariko nanone Rayon Sport kubera imiterere yayo nayo donc Rayon Sport buri tumwe kubera amateka yayo kubera imiterere yayo ndavuga uburyo perception yayo nayo ikipe navuga mu Rwanda rero ya mbere ikunzwe amateka yayo ahora mu tubazo twa leadership ikintu cya mbere cyo kurebwaho no kureba ni transition kuva muri association ukajya muri company yego icyo kiraro ubundi icyo kiraro niba cyambuka neza yego ibiri inyuma bizaborohera ariko nanone niba cyambuka nabi ibiri inyuma bizagorana ubwo icyo kiraro ni cy'amategeko uko mbyumvaje no kuvuga ngo urumva association igengwa n'itegeko rigenga imiryango itari ya leta yego nanibutsa ko dufite itegeko rishyashya rya 2024 ngo hari indishya abantu ryo mu kwezi kwa gatandatu ejo bundi yego nta nameza ngaheri yambara so hari amariko bivugamo cyane cyane nko muri za stati n'uburyo imiryango iyoborwa ibyo ngibyo nabo twabijyamo noneho ukuvuga ngo uyu munsi Rayon Sport Association ari nayo owner ari nayo nyiri Rayon Sport
Football Club cyangwa se Rayon Sport FC birasaba yuko ibanza gufata icyemezo cyo kuvuga yuko icyo kintu cyari iyo product yabo bayeguriye company kugira ngo muri make nkuko inteko rusange ya Rayon yazemeza iti twemereye Rayon Sport twemeye ko igiye kuba ikigo. Yego nukuvuga ngo first of all haza ubundi itegeko rivuga ko imiryango itari ya leta ntabwo ibujijwe gukora ubucuruzi. Yego ishobora kubukora ariko ibukora yubahiza amategeko y'ubucuruzi bivuze ngo bashinga company nuvuga ngo ihurizo rya mbere rizabaho ngira ngo ibingibi bigiye kubaho n'ibyabaye muri cyo kandi ko muri cyo byaraperinze byose baranashyinguye rwose. Ni mpamvu nabyise ko ikiraro gikomeye ni iki ngiki kuva muri association kajya muri company cyangwa kubibangikanya donc formule yabyo uko izaba nuvuga ngo nizagena ahazaza hari Rayon Sport nukuvuga ngo scenario ya mbere isoboka nuko bavuga bati hashinzwe company yitwa Rayon Sport Limited. Rayon Sport Limited igizwe n'abanyamigabane babandi ba founding members hazagira abantu bigaragaza bafite agafaranga babe abanyamigabane bayo bikubitiro. Yego ariko muri abo banyamigabane bikubitiro hagomba kugira ngo Rayon Sport nitakaze wa mwimerere wayo w'ikipe ya rubanda muri abo banyamigabane bikubitiro hagomba kuzavamo n'imigabane igenewe Rayon Sport Association ariko abafana batayiguze. Oya nukuvuga ngo iyo nukuvuga ngo Rayon Sport urumva ko ntabwo Rayon Sport ari ikiguzi uyu munsi bivuze ngo ntabwo bagiye guhera kuri zero. Oya Rayon Sport ni brand isanzwe ihari. Iyo brand ibintu bya merite zayo zose ibyiza yagezeho abafatanya ko bifite amafaranga ifite ibikombe ifite ibintu byose babasha kugeraho byose biri yitirirwa association. Yego ibyo ushana unashatse nibyo wavunjamo imigabane izahabwa association ya Rayon Sport muri company yitwa Rayon Sport Limited ikanahabwa 51%. Voilà nkuko zo muri za Yanga bimeze ije na za Simba kugira ngo wa munyamafaranga ejo atazayirandura cyangwa akayihindura ibintu byose ashatse akanayita malaria FC n'ibindi kubera ko iyo wamaze kumenya imigabane majoritaire n'izina warihindura ari mu gice wakora kubera ko nemaze niba buri minoritaire ariko utari muri ya 51% nyine utarayisumba hakura kwa mode wiji ashyiraho board rwose ashyiraho abantu ashatse cyane rwose. So no kuvuga ngo rero ubwo no kuvuga ngo muri formule ubwo dufitemo Rayon Sport Association nk'umunyamigabane inafitemo 51%. Yego noneho iriya 49% isigaye niyo izigabagabanya abanyemari bazigaragaza bifuza gushora imari muri Rayon Sport. Yego noneho agaciro k'imigabane bitandukanye n'ibyo numvise n'ubundi abantu bavuga aho mu kiganiro bazabanza bakora icyo bita niba ari prospectus babanza gukora inyigo. Yego iyo igaragaza ngo uyu munsi Rayon Sport ifite agaciro kangana gute nukuzifashisha capital market authority cyane. Iyo tuvuze agaciro ntabwo ari amafaranga ari kuri konti ntabwo ari ko Rayon Sport ifite ibibanza. Oya iryo zina Rayon Sport riremereye bihenze bingana iki. Yego iyi brand n'amahirwe itanga twabiha agaciro kangana iki. Exact noneho ka gaciro niko kazagena imigabane agaciro k'imigabane kugira ngo bakubwire kugira ngo ugure umugabane muri Rayon Sport ugomba kutanza yangaye. Yego noneho icyo gihe Rayon Sport icyo bizayifasha izabibonye n'igishoro cyo gukoresha rwose ihereho ikore n'ibindi. noneho bya bintu twavuga ngo byo gukanda akanyenyeri by'imisanzu muri Rayon Sport Limited ntabwo bizakora. Oya iyo company ikeneye amafaranga banze zo gukoresha inzira ya mbere isoboka hari umukubwira abanyamigabane bayo bagashyiramo akantu cyangwa ikagana za banki cyangwa se ikagana ibigo by'imari bikayiguriza. buriya Rayon Sport kuko n'ikipe wanazuza ubuzi neza kuzinjiza amafaranga babura ibyo bitari inyezo credit. Yego kwa kundi bitegura match yako yaguye kuzana ingofero abantu bashyiremo bagahita bajya muri banki bakabaha amafaranga yo gutegura iyo match
match yamara kurangira n'ubundi amafaranga amenshi azajya abaca no ku makonti yayo bagakuraho yabo asigaye akaba ari ku konti ya Rayon Sport akoreshwa muri administration. So nukuvuga ngo iyo ni formule urumva ko iyo formule ikombayininze company na association ariko nta n'ubikwiyeho association. Ubwo bivuze ko hazaba hariho ubuyobozi bwa Rayon Sport nka company, yego hariho n'ubuyobozi bwa association buri ku ruhande nabwo bukikurikiza amategeko ya RGB yayandi ariko bwo butivanga mu mupira. Yego bizaba nkumva nkuko ushaka kuva mu ishuri na imini ngo ishyirame runaka wenda ishuri rya secondaire kandi ritawuyobora iryo shuri taribo directeur atariwe prefet. Ishuri rikurikiza amategeko agenga amashuri. Barasora bagira bashyiraho abari bakurikiza amategeko abigenga. Icyo gihe Rayon Sport association izasigara nk'umunyamigabane iri aho ngaho ku ruhande. Yo icungana gusa nuko Rayon Sport itahindurirwa nk'ibirango, itakoreshwa mu zindi nyungu nk'iza politike n'ibindi bintu bishobora kuyiyobya. Kubera ko bazaba ari n'amajoritaire, bazabasha gusigasira umwimerere wa Rayon Sport. Yego kugira ngo umucuruzi n'umucuruzi umucuruzi yamaze no kuyigura ejo no gutabona umunyakataro umwungura akamukubira ishuri 100 cyangwa ishuri 1000 ayo yayiguze akavuga ati Rayon Sport musaka mujyana muri Katari ngiyi n'imyitware n'indijyana. So rero ya Rayon Sport association izaba iri umunyamigabane izagomba gusigasira wa mwimerere wa Rayon Sport. Noneho of course bita no ko ari n'umunyamigabane majoritaire bazanatanga n'abantu bagaraye muri board. Yego ku buryo board ya Rayon Sport Limited izabirimo n'abantu bavuye muri association. Harimo n'abahagarariye abanyemari bashyira mu mafaranga yabo. Nubwo aba bazaba bavuye muri association bazaba bahicaye gusa nk'abareyo ntabwo bazaba bahicajwe n'ubushobozi bwa mikoro. Oya bazaba bahicaje nk'abantu baje kureberera inyungu za Rayon Sport association. Ariko noneho iby'imipira reka no abandi tujyamo cyane cyane. Ubwo nandi mvuga structure wenda y'ukuntu nge numva byakorwa kugira ngo bibalancing. Kuko wibutse iyo ngari scenario ya mbere. Iyo wavuze ko ari scenario nyinshi iyo ni ya mbere duhaye. Wenda ntaranajya no muri mupira. Reka mvuye na scenario ya kabiri. Iyo scenario rero warutubwiye niyo exact Simba igenderaho. Simba ntiyigeze na rimwe yakabafana bayo amafaranga yo kugura imigabane. No. Baravuze bati haje umushoramari witwa Mode Wiji. We yaje ari numwe ntibaje ari benshi. Aguze 49% banga kumuha arengeje 50 kugira ngo atazayikoresha ibyo ashatse. Mode Wiji asinyana na bimihigo ati nzabazamura nzakora iki nzayicuruza nzagira gute. Ariko hari byo ntahindura kubera ko ntafite ijwi rya nyuma ryo kubihindura nk'ibirango bya Simba ni iki. Ariko nta mufana wa Simba wigeze utanga n'igiceri cya 5. Umufana wa Simba icyasabwa no kugura jezi igeze abonetse kuza kuri stade. Ariko bakagira n'umuntu mu buyobozi ashyiraho uriya Mode Wiji ni ushyiraho ubuyobozi kuko ni ufite niwe mushoramari mu buyobozi agomba gukora ku buryo byanze bikunze harimo umuntu wo muri association uhagarariye abafana reka mvuge gutyo kugira ngo babyumve neza. Uwo muntu rero akaba ari ijisho nta kindi kimubesheje hara nuko ijisho kugira ngo acunge Simba batazagira gutyo bakavuga ngo Simba ihindutse societe y'ubwikorezi iby'umupira bivuyemo wenda n'urugero. Niyo rero scenario waruduhaye ya mbere ni Simba neza udekrivye. Yego hanyuma rero scenario ya kabiri rero. Scenario ya kabiri burikije ibintu numvise mu kiganiro mwatumiyemo bafere. Bisa nkaho ariyo bashaka kujyamo yongeye kuvuga scenario ya kabiri. Yego inteko General Assembly ya Rayon Sport irateranye ejo bundi zaterana nkuko mwabivuga. Yego ishobora kuvuga ikintu cyitwa Rayon Sport Football Club. Ijana ku ijana tukeguriye Rayon Sport Limited. Rayon Sport Limited. Bivanga association ntizongera kubaho. Oya biratandukanye. Association zakomezireho. Ariko zagidiringa n'ibindi bintu bitari Rayon Sport. Ishobora kuba ifite Rayon Sport Women. Bashaka kumana Rayon Sport y'abagore. Bashaka kujya guhinga amagweza n'ibindi bintu bindi. Bagakora ibindi bintu wenda bakakora ibishinga ariko ikintu cyitwa Rayon Sport ngo byaba bati ijana ku ijana tuyeguriye company yitwa Rayon Sport Limited. Ubwo bivuze yuko ibyo bindi bavuga ngo ni session nuko donc ni uvuga ngo ntabwo bisubira inyuma. Ubwo Rayon Sport iragiye yeguriwe company. Ubwo umuntu utari muri company nta jambo azongera kugera kuri Rayon Sport azajya azafane gusa.
ubwo bivuze yuko nayo migabane twageneraga igice kimwe cy'aba donc twageneraga Rayon Sport Association ngo nayo ntiza muri forma nayo ntabwo izabaho ahubwo abanyamigabane ba Rayon Sport aho baturuka hose nibo bazaba bafite ijambo kuri Rayon Sport byo byandi bajyaga banabaza ngo ariko ubundi ngo Rayon Sport ngo ni yandi zajya ibabonye nyirayo ukigiza ibonye nyirayo ni iyo company ushatse no kuyigura wagenda ya company mukisaba bati uradushaka tutwari ino Rayon Sport yego iyo niyo forma ya kabiri mu buryo bw'ubucuruzi ishobora gukora ariko irimo riske z'uko Rayon Sport imwe tuzi by the time kuzagenda izima bakagusanga kuko igihe izaba iri mu ntoki z'abantu runaka bazwi bashobora no kuyigurisha bashobora no kuyihindurira icyerekezo nk'uko waravuze ati bashobora no kuba barwaye ati twebwe tuvuye muri football tugiye muri transport ibyo byose birashoboka no kuvuga ngo izo scenario ebyiri zombi abantu bazi balance yego hanyuma noneho tugiye mu mupira mu mupira Rayon Sport limited nimara kuba yashinzwe whatever the scenario yaba ari imyaka cyangwa ya kabiri niyo izaba yoninze ibirebana byose na Rayon Sport FC of course guhazabaho nka memorandum hazabaho nka MOU ivana hamwe ijana handi inagaragaza inshingano n'uburenganzira ariko bivuze yuko niba Rayon Sport igomba kugura umukinnyi azajya gurwa under Rayon Sport Limited yego niba igomba kumugurisha izajya imugurisha under Rayon Sport Limited imisoro izajya yishyurwa na Rayon Sport Limited inemere no kuba yafungura n'ibindi bikorwa ikagira amahoteli ikagira amatransport ikagira n'ibindi bintu ariko byose hari CEO cyangwa se MD w'iyo company yego nuzajya ajeda umunsi ku munsi imibereho ya Rayon Sport ariko noneho akanabaho na board iyo ni bisanzwe buri company yose igira board buriya board nayo organe supreme ya company board ngira ngo niyo nk'ijya kuba nk'inteko rusange hari oya habaho inteko rusange ngo company igira general assembly zamuka kabiri ariko za general assembly za company nge mbona ari zijya gusa nka nyirarureshwa board iba yabirangije no kuvuga ngo hari general assembly y'abanyamigabane iyo ngiyo ibaho kwayo yego hari na assembly ya board ariko board ntabwo twabyita muri general bayita board meeting kuko bura board meeting iyo ihorana na company umunsi ku munsi yego n'ibyemezo bikomeye nko guhindura ni nayo ibisaba ibyo byemezo bikomeye bya company akenshi birangirira kuri niveau ya board abanyamigabane bo bahabwa raporo gusa yego bahabwa raporo ziri financier n'ibiki so none icyo gihe rero iyo Rayon Sport izaba no yemeye kuba yagura n'amazu kuba ati tuguze inzu icyangombwa cyayo cyanditseho ko ari inzu ya Rayon Sport yego iyo mitungo bakaba banayipoteka bakajya kuyishyira hehe no muri banki bakabona abona amaloni noneho nuvuga ngo noneho rero babakinnyi igura n'igurisha ry'abakinnyi gupanga ibintu by'amamatch bizaba bikurikiza comptabilité isanzwe iriho izwi bagire audit zisanzwe ziriho zizwi ariko ikintu cyo kivuga ngo umuntu wese araza gushaka gufata ijambo muri Rayon Sport ntabwo bizongera inteko rusange ntabwo zongera kubaho azajya aba inteko rusange ya Rayon Sport FC association ya indi nyine yishyira hamwe ariko nta jambo izafite ku mupira yo kuvuga ngo mutugurire mutoza ngo Robertinho yongera ntabwo bizongera board nizajya idesida buri kintu cyose do A a Z icyo board itemeje ntabwo kizakorwa gusa hari ibyo itazemererwa kwemeza nkuko yahindura ibi wenda nk'ibintu oya nuko ofete nuko kuvuga ngo bizaterwa na shareholders structure y'iyo company abafite n'ijambo rinini niho bazaba bayihuriye ni ijambo ribakora ijambo bakariha abanyamafaranga bazajya ikipe bazajya nabo bashaka kuko bura muri company bo bya bindi uvuga ngo perezida gutura mweguza ibyo ntabwo bibamo oya company ifite amategeko yigenga kwinjira mu banyamigabane none se hari ikintu cyabaye kuri Man U cyatewe ni cyari abafana ba Man U bashinze cyitwa FC United of Manchester kubera kutishimira ko ikipe yabo yagurishijwe iyo scenario go bura byagenze bite icyo gihe hari twita amashyamba yajya kubera amashyamba mu hirya ku ruhande nabo bagashinga ibindi byabo
ariko ya Rayon Sport yabaye registered ifite abanyamigabane, ifite board, ifite management, ifite abakozi. Reka byabe byo kuvuga ngo umutoza nitumushaka mwebwe bande wamugana ngo umukinnyi ngo ntabwo tumushaka. Reka ngo umuyobozi wacu hoya ngo bamuhindure, ngo tumuhindure. Reka byose bizajya bigengwa na board nk'urwego rukuru rwa company, nayo itange raporo ku bashauri. Ndabwo no kureba muri board hajyamo bande. Aha rero board, ariko dutandukanye board n'abanyamigabane. Abanyamigabane ni babanyamafaranga. Muri board hajyamo n'uhagarariye abafana cyangwa uhagarariye association. Yego hajyamo nta nubwo yaba ari umwe kugira ngo kuko ari nabo biri ko shaka kuba majoritaire mu nibo bagomba kugira amajwi menshi n'ubundi muri board ko na board iratora buri iyo hari icyemezo batumvikanaho nacyo baratora. Ndavuze bati CEO tugomba kumuzamurira kumukubira kabiri umushahara bagatora mu rugero. Icyo gihe niba batabyumvikanaho mu buryo busanzwe barabitorera. Hanyuma ikindi nuko of course hari amategeko amwe n'amwe akenewe, hakenewe kuzashyirwaho icyo bita nka blueprint. Hari blueprint yo izavuga uburyo Rayon Sport izaba transforme iva muri association ijya muri company. Ariko hari ikintu twita articles of association. Ni nk'amategeko shingiro y'iyo company. Avuga uburyo umuntu aba umunyamigabane, avuga utishimigabane bigenda bite, avuga board iterana kangahe. Donc company zose zirabigira. Donc ndavuga company zikanya zirabigira. None se mu bijyanye n'amategeko izo scenario zose byuruvuze mu mategeko ni ibintu byoroshye guhita bikorwa? Yego, kubera ko byose biri mu bubasha bwa General Assembly. Gusa ndibutsa ko itegeko rishya rigenga NGOs itwavuye ryo muri June muri mwaka ryashyizemo dukoreke. Nta mpinduka mwemereye gukora muri association mutabanje kwimenyesha RDB ngo inazemeze. Byabindi ngo mwahinduye, yaba ari management, ngo mwakuyeho komite, yaba ari president wa association. Izo mpinduka zose mugomba kwanza kuzimenyesha RDB kandi ikazemeza. Ikindi kintu no guhindura izina ntabwo byemewe. Mugomba kwanza mukabisaba, mukayimenyesha ikabanza igatanga, ikabasubiza ko nta kibazo babona byishe ko mwabikora. None se gusezera muri RDB wigire muri RDB ukaba kutakira umunyamuryango wa RDB? Urumva kubera ko bifite byanze bikunze bifite umuryango kugira ngo uveho bene bo barawuseza. Nanone General Assembly iraterana ikavuga ngo uyu muryango turawusheshe. Bivuga ngo Rayon Sport ntabwo yajya muri RDB ngo isezere RDB idaseshwe nka Rayon terike. Keretse bahisemo yuko twavuze yuko kuba hazabajyaho Rayon Sport Limited ntabwo bikuraho Rayon Sport Association. Nibyo ubwo nuvuga ngo uracyari kuri scenario ya Kiyovu yanze. Oya ndavuga nuko zombi zose nuko zakorwa. Ntabwo kuba ikintu kibaye company bikuraho association. Association ikuva nuko bene yo bagayisheje. Kavuga ati turasanga ikintu cyari kiduhugije hano ni Rayon Sport FC, none twamaze kwiyegurira Limited, ubwo twebwe nacyo tukimaze dufashe cyo ko dusheshe umuryango. Ubwo umuryango bawusiba mu muryango yemewe mu Rwanda uvuyeho, ya Rayon Sport ikaba bisigaye bibarizwa muri Limited muri RDB. Ariko ubwo ndavuga mu gihe bavuze ko bayegurira yose 100%, ubwo nagiye akantu bisigiramo. Nyakubahwa metre, urumva ko urugendo na bapari rurerure. Nicyo nakubazaga nk'umunyamategeko, kuko mu bintu bigora no kubwira abafana yuvuze ikintu ntubabwire ko kirube mu gitondo ngo bibabeshye gutyo, baragutuka bakakubwira ko uri gupinga ibintu byabo, kuko icyo utabibona gutyo, kandi uri kubireba ukavuga ati iki kintu ko leta ko niba RGB bizasaba ko yemera ko ibintu bikorwa ishobora gusubiza mu kwezi mu byumweru bingahe gutyo. Urumva ibi bintu byose dukurikije n'amateka ya Rayon Sport, ntabwo ibintu byakorwa RGB bitari ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose nayo izabaherekeza muri uru rugendo. Yego, kubaherekeza ntabwo biza kubempoza, ariko kugira ngo batagongana n'amategeko agenga imiryango itari ya leta, birasaba yuko komite yaba ari cyuye igihe, yaba ari izakora inzibacyuho, yaba ari n'izakomeza bitewe n'ikizaba cyemejwe, birasaba ko muri urugendo rwose RGB bazagira gute
izaba bari kumwe kugira ngo ibabihe mu bujyanama bwa ibyo bereka imbago batari burenge kugira ngo batayoba cyane rwose. Nayo mategeko babanze bazane ku madraft yayo bayigaragaze bavuga ati uruko twifuza kubikora hanyuma bihabwa umugisha. Ariko ngewe rwose aho ibintu bigeze ngira ngo bizanagabanya na yantuza cya kintu cyo kuvuga ngo uzko muri FIFA batemera ko ibintu by'imipira uvangamo n'ibintu byo gusaka politiki bya politike nkiko zisanzwe ibintu nk'ibyo. Yego, so ibi bintu byo kugira company bizanafasha muri urwo rugendo kuko company amategeko yazo arasobanutse, uko ziyoborwa birasobanutse, ibyemezo uko bifatwa birasobanutse. Ya byose kakavuyo kazagabanuka ya finance, ubona umwe atwara amafaranga mu rugo, undi igikombe cya club cyabikitse mu rugo iwe, undi akaba afite office byose bikora umuntu runaka. Hari ukuntu bizafata umurongo wenda mu byanashimira na Jean Fidel twigiye nibura ibya administration ubonaga bitangiye gufata umurongo. Ariko ibyo twita ngo core mandate y'iki ntabwo ari kugira ibiro byiza, ntabwo ari guhembera igihe, ni mu kibuga aho ngaho niho ubona ko akirimo weakness. Ariko nibwira ko mu kwigira company n'ibikorwa neza bizatanga umusaruro, ariko na n'ibikorwa nabi ubona kubwiye ko hari ibintu bizabanza gukorwa mbere ko bajya mu by'amakampani. Yego, bintu zemeza imigabane, bintu zemeza abanyamigabane, agaciro k'umugabane bintu zakemeza. Ese Rayon Sport izasigaranamo kangahe? Ndavuga association. Ese abanyamigabane bataka bagiye kwinjiramo bazashyira mangahe? Kuko abarafabuza bakakuyobya bakakubwira ngo reka dushyira mabonetse, ubwo bakaba bagiranye agaciro k'imigabane gutyo. Ariko nta nyigo yakozwe, ugasanga imbere bizatera kurusira, bikazivanga bigeze imbere, bakagongana bikazivanga bigeze imbere, ugasanga nk'imigabane bayipfobeje ku buryo ashobora kuza umuntu umwe akagura Rayon Sport yose. Ubwo nyakubahwa metre, reka rido umutasi akubaze. Wiriwe neza? Wiriwe umutasi mukuru. Ngewe ikibazo mfite buri iri kumva abanyamategeko, sometimes urabanza ugatega amatwi ukumva ibintu basobanura ko mama bizobereyemo, noneho ukabona no kumubaza bitewe n'ibyo wakomojeho. Urumva ibi bintu urabisobanuye cyane n'uburyo bisobanura mu rwego rw'amategeko, wumva ko ufitemo tushe kabisa. None muri uru rugendo rwo kurema Rayon Sport twakwita kari nshya y'ubucuruzi iri buve mu idaharanira inyungu nka association, ikaba company iri buze guharanira inyungu mu byo twita foot business. Aba nyemari byitwa ko bashobora kuguramo 49% kameme niba ushoye muri company nuko ushaka inyungu. N'abafana bandi bari ku ruhande bazashora muri iyo 51% isabuka. Ikibazo mfite cy'amatsiko, ubwo biraza kugendana ibibazo bibiri muri ya board watubwiye. Ese abazaba bafitemo tushe nini yo kunoma bajya muri board, ni rwa rwego rw'abafana cyangwa n'uru rwego rw'abanyemari bazaba bafitemo 49%? Icyo ni kimwe. Kuko ya board ni izafatira ibyemezo Rayon Sport, ubwo babanyemari bo bazaba bafite kangahe kwijana mu miyoborere ya Rayon Sport nubwo ari bo bafite 49% mu buzima bwa buri munsi? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, mu gihe umushinga waba ureyishije ukacamo ukaba perfect nkaho ubikurikirana, ese muri babandi bashoye muri ya migabane yindi abari igihe kingana gute kugira ngo batangire gusarura ibyo babibye? Iyo urebye nk'andi makampani igihe byabafashe, ese ni igihe kingana gute ku buryo n'umureyo uvuga ati uyu munsi nari ngiye kugura ikibanza mu Bugesera, ariko n'ubundi kuko ikipe n'ubundi kibanza kizanyungukira mu myaka 10 cyangwa 7, ariko kuko ibintu byagiye mu buryo nimfata y'amafaranga ari kugura ikibanza nkayashora muri uyu mushinga, ese yazabyara inyungu ni igihe kingana gute bitewe n'uburambo bifite? Murakoze cyane. Urakoze Rikari. Icyambere kuri board ya n'uburyo izanomwa n'uburyo izajyaho. Icyambere reka tuvuge ko board, ubundi board ni iki? Board ni urwego
rurebera company. Okay, tuvyima n'urwego ruyobora company kuko buriya birawumva ngo MD management n'abadafu n'abandi bana n'abakozi. Yego. Ariko board ni urwego rureberera ku buzima munsi bwa company. Ikindi ntabwo board members wenda akano kantu tukatandukanye n'ibindi bintu. Ntabwo board members baba baje guhagararira inyungu z'abashebuje, inyungu z'umuntu runaka, kuko aba board n'abatekinisiye n'abantu urabona umusharuda nshobora kuba ndi umumiliyoneri cyangwa ndi umubillionaire ngashora mu buhinzi. Ibintu by'ubuhinzi nta kintu mbiziho ngewe, ariko amafaranga nashoyemo n'ayanjye, amatarakazi, imirima n'ibyanjye. Ushaka gushaka abatekinisiye bazajya muri iyo company y'ubuhinzi, harimo abagakora management ariko n'abafite board. Mu guhitamo aba board members bahitamo abantu basobanukiwe iyo industry, kuko dufite abasharuda. Reka gira mbiha nk'ama illustration nubwo atari byo ni ingero ndi gutanga, wenda hatagira babyumva gutyo. Reka tuvuge ko n'ubundi birira y'ikiripa nako bizagenda, ariko reka tuvuge wenda ko nko kuba abasharuda tuvuge ko hazaba higanjemo zamena, sibyo n'urugero. Bamuvunyi, bagacinya, Apollo Ruhamyambuga, ariko bigendeye ku mafaranga bafite yo gushyira muri Rayon Sport, ntabwo bizashingira kuba ari imena. Abandi bantu navugamo nta nubwo abasharuda gusa ari persone physique, hari even na other companies bashobora kuza gushora muri Rayon Sport. Reka nanjye nk'urugero, birira y'ikiriko na Skol izaba ifitemo n'imigabane. Yego. Usanga Skol ifitemo nka 30%, Rayon Sport Association ifitemo nka 50%, ibindi bingana nka 25 cyangwa 7 kombye bisigaye ugasanga biragabana abandi bake bashaka gushora muri Rayon Sport. Kubera nanone gushoramo ntabwo bishingiye ku gufana Rayon Sport, bishingiye kuri potentials ibonamo zo kubyarira inyungu. Ubu turi kuvuga business, ntabwo turimo turavuga fanatism. Yego. Ubu turavuga no kuvuga ngo umuzaza muri Rayon Sport mu basharuda ni umuntu uzaba aje kwinvestinga kubera ko ashaka inyungu y'amafaranga. Ntabwo ashaka kwitwa umureyo, ntabwo ashaka kwitwa ngo yambara ubururu n'umweru, arashaka gushora kugira ngo azabone bitanu. Noneho rero ubwo tubonye ingero z'abasharuda bashoboka. Noneho board rero babasharuda, ubundi ibindi bigo ukuntu bijya bibigenza muzabyumva. Wenda reka mbaye nk'urugero nk'ikigo cyitanga nka RBA, buri uzi ko baransa na offre y'abantu bifuza kujya muri board yabo. Yego, batari abanyamakuru baransa offre bakavuga ngo abantu bumva baza muri board ya ikigo runaka bujuje ibintu ubushobozi, bakaba bati dukeneyemo abantu. Urumva company ifitemo amavre y'ingenzi atandukanye, ariko ayibanze cyaze bikunze board igomba kubirimo abanyamategeko, board igomba kubirimo aba finance. Yego, mpugutse mu by'ubutunzi. Uko ari board ya company y'umupira, hakaba harimo n'abantu bazi iby'umupira. Yego, iyo combination ishingira ku bushobozi bw'abantu, bakaba baza bakitwa board members ba Rayon Sport Limited. Noneho bakemezwa n'abasharuda bakuru kuko aribo banyamafaranga. Bivuze ngo ntabwo baje kureberera inyungu wenda ngo kugira ngo ngene muvunyi banzanye ngo nzayandebera inyungu za muvunyi. Oya, barebera inyungu za company yose, ariko batoranya bashingiye ku bushobozi bwabo. Yaba ariko si ku mupira gusa, ariko abo umupira nibo bingenzi cyane. Yego, abo umupira ntabwo umupira ukeneye amategeko, abo amategeko bagomba kuba barimo. Umupira niwabaho utagira finance, abo n'aba finance bagomba kuba barimo, babandi bazi gukora imishinga. Bura nka basadati, bura basadati ubundi umwanya umufitinga neza muri Rayon Sport nuko ni nkuko amwe muri board members ba Rayon Sport, kubera ko numwe mu bantu bashobora gufasha Rayon Sport gutekereza no kugira ngo bayifashe gukora ibintu bya buri munsi, ko afite expertise mu bintu by'imishinga. Ubwo ndavuga bike tumuziho, arabizi kamera, nubwo wenda atabashe kwishyira mu bikorwa, ariko tuzi, ariko nibura yarabigerageje. Dufite abantu tuzi ko bazi iby'umupira, abantu uvuga ngo uyu muntu azi kureba umupira akavuga ngo iyi sezo bizagorana, abakinnyi beza turabakura muri Nigeria, umuntu muri board agomba kuba arimo. Noneho iyo board rero, iyo irebera inyungu za muri rusange, hanyuma iyo itumvikana ku cyemezo runaka bagiye gufata, baratora. Ikindi niyo bakorera raporo abanyamigabane. Ikindi
nibo batanga akazi nibo bagenzura management urugero niba MD bagomba kumwirukana ni bya body noneho MD nawe asigara managing abakozi basanzwe asigara managing abangabo asigara managing umutoza wenda umutoza ashobora kujya kuri board wenda kuwe n'umuntu twavapa nawe ari hejuru mu gato ariko abakozi bondi basanzwe basigara bari reporting kwa MD nawe reporting kuri board board nawe reporting ku bakiri ku banyamigabane nuko ikintu kizacyubatse hanyuma icyo mbaje cya kabiri rero yego uti inyungu izaza ryari no kuvuga ngo nkandi ma company yose Rayon Sport difference ni imwe Rayon Sport ntabwo bigitangira andi ma company usanga atangirira kuri zero ariko Rayon Sport already ifite izina buriya muri business ikintu gikomeye cyane brand iriya ubundi tugita mu mategeko twita ngo ni fond de commerce ikira ni igishoro no kuvuga ngo Rayon Sport ikindi mwibuka kugira ngo tumenye ngo ekipe yarungutse cyangwa yarahombye yego nk'ubu ikipe iri muri association ntiwanabimenye ubundi ama company buri mwaka akora icyo twita financial statement zigaragaza asset na liabilities mufitiye rubanda inshingano n'amadeni bingana iki uko ndavuga imisoro amaroni mishahara y'abakozi muri Kigali ejo akaduha undi mwana none izo ni liabilities none mufite assets zingana iki metre yego kuba ibintu biryoshye kandi tukaba tubona amasaha dufashe twizeza iki koko ejo ku munsi w'ejo waturebera indi minota mike tugakomeza gusobanukirwa nta kibazo rwose ubwo tuzabizwa na registre yafataho mukeye murakoze cyane metre turamushimiye Sami udukurikiranire ibyo nakubwe byo muri FERWAFA uwo mukobwa ukina shampiyona y'abagore ari umuhungu nako akinjira muri vestiaire z'abadamu ari umugabo ariko ugushobora gushinzwa guharabika mubwira ngo bikurikirane niyo mpamvu ndaza kubikurikirana ndebe cyane ko na liste bakiye bari bahamagawe hano uzirebeho neza niba hari umuntu muri komisiyo ya ethique uze kumubaza ko nubandikiye ubunyamanga bwa FERWAFA bavuga kuri izo mpungenge